ndagusuhuje Uwize Enoch wamuye ku izina rya Kagarara nyuma guhura na nyakubahwa Excellence Paul Kagame bagahurira muri Marriott. Paul Kagame akaba yaramubwiye ko agiye kumugira brand ambassador w'igihugu cy'u Rwanda. Kagarara yaje kuba abyishimira ku rwego rwo hejuru, naho Ashton Hall ubwo yageraga mu rugo kwa Ben yasanze itsinda rigari ry'abanyamakuru ndetse n'abafana bari bamutegereje, bari bamushagariye. Asusurutswa n'itsinda rya Charles Civil Foundation ku rwego rwo hejuru, ubwo Ashton Hall yaje kuba agira icyo avuga. Ariko iki kintu yavuze ni iki? Reka nshimire umuntu wese wakanda subscribe ndetse nawe utarayikanda. Uyu ni umwanya wo kugira ngo uyikande tujye tubana mu biganiro bya buri munsi bihoraho. Njyewe bikugezaho nitwa Bomviva kandi ngo hayikaze ku muyoboro mugari wa internet. Yes, nkuko rero wabyumvise namaze rero kuguha ikaze. Rero Ashton Hall mbere yuko agera mu gihugu cy'u Rwanda rero Kagarara yari yaramubwiye ko nahagera azatanga azumirwa kuba atazi igihugu cy'u Rwanda ko yahombye. Ibyo rero nibyo biri kugenda biba kuri Ashton Hall. Ashton Hall rero wemera ko iki ari nacyo gihugu cya nyuma, igihugu cy'u Rwanda aricyo agiye gusorezamo urugendo yari yarimeje kuzagirira muri Afrika. Rero akaba rero avuga ko yagiriye ibihe byiza muri Afrika, ariko by'umwihariko igihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero ibi ngibi rero yabitangarizaga urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwagiranye rero ibiganiro na Ashton Hall, uyu munyamerika w'icyamamare ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'umushoramari. Bari rero bakaba bari kumwe n'uru rwego rw'igihugu rw'iterambere RDB. Hakaba harimo ndetse na Uwizeye Enoch wamamaye nka Kagarara ndetse nuzwi nka India Ashton. Aba bose rero bakaba bari kumwe bagirana ibiganiro n'uru rwego rw'igihugu rw'iterambere RDB. Ubwo rero icyo kiganiro kikaba cyari kigamije kurebera hamwe uburyo abanyambuga nkoranyambaga bazikoresha ubwamamare bwabo rero kugira ngo bamamaze ubukerarugendo bw'igihugu cy'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga, uburyo byajya bikorwa. Ndetse iyi ni inama yaje kuba iyoborwa na Irene Murerwa. Uyu nguyu ashinzwe ubukerarugendo muri RDB. Rero bakaba baganiriye ku buryo amashusho yajya akoreshwa ndetse n'uburyo ki byajya bitangazwa ku mbuga nkoranyambaga mu buryo bwo gukurura ba mukerarugendo benshi ndetse no kuza gusura igihugu cy'u Rwanda. Iyi nama rero bagiranaga n'uru rwego rw'igihugu rw'iterambere RDB ikaba yarabaye ni nyuma y'uko Ashton Hall ndetse na Kagarara na India Ashton barangije urugendo bakoze mu bihugu bigiye bitandukanye byo muri Afrika. U Rwanda rukaba rero ari rwo rwabaye iherezo ry'urwo rugendo. Kandi ikindi Irene Murerwa uyu nguyu akaba ari we ushinzwe ikintu kijyanye n'ibigendanye muri RDB, akaba ashinzwe
ubukerarugendo muri RDB. Rero Irene Umurerwa akaba yarashimiye ndetse anishimira abo bashyitsi kuba barahisemo gusura u Rwanda bwa nyuma, avuga ko ibyo basangizaga ababakurikira ku mbuga nkoranyambaga bishobora gutuma miliyoni z'abantu bamenya igihugu cy'u Rwanda, kandi bigashishikariza ndetse n'urundi rubyiruko kuza gusura u Rwanda bakareba ndetse n'amateka yabereye mu gihugu cy'u Rwanda. Hari abantu benshi rero baba batazi igihugu cy'u Rwanda, ese ni biki byabayemo, ese bameze kuriya, ntabwo bazi amateka rero igihugu cy'u Rwanda cyanyuzemo. Rero ibi ngibi nibyo Irene Umurerwa yabashaga kuba yashimira aba bagabo batatu ku rugendo bagiye bakora ndetse n'ibyiza bagiye bagaragariza ababakurikira. Ashton Hall rero akaba yaragize ati, njyewe ubwanjye natunguwe n'isuku nabonye i Kigali kabisa, iyi suku iwacu ntayibayo, yamaye nka data kandi ari muri Amerika. Nyabuneka rero hari igihe tuba tuzi ngo Amerika irakaze, ngo niho hantu hashobora kuba haba isuku. Ya igihugu cy'u Rwanda kirakosoye. Ubwo rero Ashton Hall rero dore ko yaje kuba avuga. Uyu munyamerika yagize ati, nabonye ahantu heza kandi hasukuye, Kigali irasukuye kurusha umujyi wanjye wa Miami. Uyu mujyi rero wa Miami sinari nabyiteze ko nzasanga Kigali ishobora kurusha umujyi wanjye kuba usukuye neza gutya. Ubwo rero ibi ngibi akaba yaraje kuba abitangariza urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB. Akaba rero yarasobanuye ko imwe mu ntego z'urugendo rwe muri Afurika ari uguhindura imyumvire itariyo abantu benshi bo muri Afurika bafite kuri Afurika, ndetse akerekana isura nyayo yayo. Ashton Hall rero akaba yarakomeje kuvuga ko gusura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali byamukoze ku mutima cyane, ndetse bigatuma arushaho gusobanukirwa amateka y'u Rwanda ndetse n'ubutwari n'ukwihangana kw'Abanyarwanda bagize. Kandi ikindi baganiriye ku bindi bikorwa by'ubukerarugendo, harimo ndetse no gusura ingagi muri parike y'igihugu y'Ibirunga. Ashton Hall yavuze ko ingagi arizo nyamaswa akunda kurusha izindi, kandi ko ategereje cyane kuzisura. Ibyo rero bikaba byarabaye, akaba yaraje kuba anabyishimira kabisa. Hanyuma rero reka twikomereze uburyo ki Ashton Hall uburyo ki Uwizeye Enoch yaje kuba atekerezwaho kugirwa brand ambassador w'igihugu cy'u Rwanda. Uwizeye Enoch rero wamamaye nka Kagarara, murabyibuka neza ko ubwo bazaga mu gihugu cy'u Rwanda nta yindi hoteli rero bararagamo, ni hoteli ya Marriott. Ubwo rero muri Marriott nibwo yaje guhura na nyakubahwa His Excellency umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, maze baraganira. Mu kuganira rero aramubwira ati, wa mwana we ibyo wakoraga twarabibonaga, nk'ukuntu murabizi ko n'umunyamakuru mama urwa Gasabo ndavuga Mutesi Scovia nawe yaje guhaguruka ati, murakoze nyakubahwa His Excellency, ati nitwa Mutesi Scovia. Amuca mu ijambo ati, ndakuzi rwose, ati ndakuzi nyankubona ku mbuga nkoranyambaga. Rero ibi ni nabyo byabaye kuri Kagarara, nawe bamubwiye bati, tujya tukubona rwose kandi turakwishimira wa mwana we. Akaba rero
ariyo mpamvu yahise amubwira ko agomba kumugira brand ambassador. Rero ni umuntu uba umeze ute, ni umuntu ushishikariza abantu cyangwa se uri kwamamaza ibyiza by'ikigo runaka cyangwa se igihugu. Ubwo rero akaba arizo nshingano agiye gukora Kagarara. Tuvuye aho ngaho rero umugabo Ashton Hall yari arimo gukomeza yizengurukira mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero nta handi hari hatahiwe ni ku muhanzi abanyarwanda bakunda cyane, umuhanzi witwa The Ben rero yaraye yakiriye umugabo w'umunyamerika Ashton Hall. Ubwo yageraga mu rugo iwe yumiwe cyane, yasanze abantu bari bamutegereje ari benshi. Njye ko nabonye video nagira ngo ni ubukwe bwabaye kubera ko hari abantu benshi cyane. The Ben rero ni umuntu ukunzwe cyane, aba yasuwe, nta gihe na rimwe uzamubona ari kumwe hasi y'abantu batanu ari bari kumwe nabo. Rero ni ibintu bidashoboka. Ubwo rero The Ben ni umuntu ukunzwe cyane. Ubwo rero uyu mugabo w'umunyamerika Ashton Hall akaba rero yageze mu rugo kwa The Ben iwe, hanyuma atangira kumusuhuza. Ubwo yanaganiraga n'umukobwa we mutoya, ariko akamubaza ati hi, ati how are you. The Ben akamubwira ati she's a little kid, ati she's still little kid, ati she doesn't talk. Nyine ubwo kubera urabizi aracyari muto, ntabwo kuvuga bishobora. Ubwo rero ibyo byose Ashton Hall akaba rero yaje kuba abyishimira. Ubwo rero n'itsinda rya Charles Silver Foundation ryari aho ngaho rero ritangira kumwibwira kabisa, havamo abana basobanutse baramwibwira, bamubwira ndetse n'icyo bakora. Barangije baramubwira bati we have a talent, we just want to show you the talent. Hanyuma Ashton Hall arababwira ati is what I need, ati nibyo nanjye nari nkeneye. Hanyuma batangira kumwereka impano bafite. Ubwo nawe yaje kuba yijoiningana nabo, arabyina, bamwambika imikenyero y'umuco nyarwanda, hanyuma bashaka kumwigisha umuco. Ibyo byose rero byakozwe. Ashton Hall rero aza kuba ashimira byimazeyo itsinda rya Charles Silver Foundation. Byashoboka kuba ashobora kuba yanabasigiye impamba. Ubwo nimvuga ngo impamba rero ni akantu bawitwaza ku buryo nyine kazagufasha mu gihe kiri imbere. Ubwo rero ibyo byose byaje kuba bimukora ku mutima. Ashton Hall arabashimira byimazeyo, aravuga ati murakoze cyane, ati kandi keep up, ati mukomereze aho ngaho impano yanyu. Wabonaga ari ibintu byiza cyane. Hanyuma nyuma yaho rero haje kuza umugabo Kagarara, ariko ibintu bitari bimeze neza. Kagarara rero ashobora kuba yagize ibyago, mu mashusho nabonaga atishimye kabisa. Ariko muri make, muri rusange nyine Ashton Hall yagiriye ibihe byiza mu rugo kwa The Ben, ibintu byari bimeze neza cyane. Hanyuma kandi tunamushimira kuba yaraje mu gihugu cy'u Rwanda, n'ibyo yasanzemo byari byiza. Hanyuma ibiganiro byose ukomeza gutega amatwi ni kuri channel YouTube yitwa Kingdom JB TV. Naho ngiye nitwa Bonviva, ndaje mu kanya nkubwira ibibazo Kagarara yahuye nabyo. Kanda subscribe niba utarayikanda yikande, kandi niba ukeneye gukanda like kugira ngo tujye tubana mu biganiro bihoraho bya buri munsi. Uyu ni wo mwanya. Ndagushimiye, ugire bihe byiza.